Uyu munsi tugiye kureba na tracking progress and avoiding pitfalls. Master your discipline. Discipline ntabwo ari ugukora gusa, ahubwo ni ukumenya aho ugeze. Abantu benshi bakora ibintu byiza ariko ntibamenye progress yabo, bagacika intege. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu wakurikirana progress yawe ya discipline. Ukopira 5 zishobora kugufasha gukurikirana iterambere ryawe rya buri munsi. Uko pitfalls zihagarika discipline n'ukuntu uzazirinda. Ntuzongere gukora utazi aho ugeze. Tracking ni secrets ya consistency, routine and tracking niyo tugiye guhera. Routine ni starting point. Tracking ni kureba niba micro action zawe ziri ku murongo, zipanze, ziri well organized. Nukwirengagiza progress y'ibintu bito, ibintu bidafite long term ukabishyira ku ruhande. Urugero hano naguha umukinnyi yandika skills cyashya ndetse na drills yakoze buri munsi. Performance ye yagenze ite, uko umubiri we umeze n'ukumera iyo yakoze imyitozo. Umushoferi akandika skills yize, uko progress yiwe imeze. Creators akurikirana posts ndetse na engagements, likes, comments. Nimba nawe utarayikora ushobora kujyayo ukayikora. Na discipline ihamye idafite tracking system, nyamuneka nimba utaragira tracking system yawe nta discipline ufite ihamye, tangira nonaha wubake tracking system yawe. Ikindi ni environments and avoiding distractions. Environment irakurinda cyangwa se ikakwangiza. Distraction ni pitfall ikomeye yugarije urubyiruko uno munsi. Ibirangaza kwita kuri environment yawe rero ni safety net ya 5. Urugero, umukinnyi yirinda bya bindi byose byatuma atafocus y'imikino yiwe y'imyitozo ndetse n'ibindi byose afite imbere ye yashyize muri gahunda yiwe. Umushoferi akuraho social medias igihe ari kwiga cyangwa se igihe agiye gutwara imodoka cyangwa se kuyiga muri rusange. Creators ategura workspace itabangamira productivity yiwe, ukutera imbere kwiwe. Akavuga ati ndabikora gutya muri ubu buryo, ndapostinga izi saha, iki n'iki gihe, iki n'iki. Pira ebyiri izi ni discipline iguma ihamye, niyo motivation yawe idahari cyangwa se iri hasi. Consistency and self-control. Consistency ni ugukora action niyo progress yawe itari kugaragara cyangwa ihagaze nabi. Self-control ni ukwihangana kuri za temptation zawe ku shortcuts. Examples, urugero hano nabaha. Umukinnyi akora drills niyo atabonye result vuba, niyo atabonye yuko yatsinze cyangwa se niyo yumva atameze neza. Umushoferi akomeza kwiga niyo byaba bigeze mu gihe kibi cyangwa se afite igihe gitoya cyo kubyitaho. Content creator akomeza gupostinga niyo na views
zidahari cyangwa se ari nkeya. Rero komeza uno munsi consistency yawe wongeyeho self control n'urufunguzo rwo kurenga challenges no kuguma kuri discipline yawe ihamye. Purpose and pitfalls. Purpose ni impamvu nyamukuru, pitfall no gukora ibintu nta mpamvu, kureba uko abandi babigenza. Discipline iba ineffective iyo purpose idahari. Pitfall gukora ibintu nta mpamvu, kureba uko abandi babigenza. Pitfall ni kwa kundi ukora ibintu without reason for doing. Discipline rero yo iba ineffective iyo purpose yawe idahari. Iyo udafite intego ntago byafekta discipline yawe. Urugero, umukinnyi arangiza drills kubera vision ye yo gutsinda. Umushoferi yiga skills nshya bitewe n'impamvu yo kwiyubaka, si ukubera peer pressure, ahubwo abagamije kureba yuko yava kuri level ariho akajya ku yindi level. Ataguma gutwara igikamyo gusa cyangwa se Toyota gusa akajya ku rundi rwego. Rero discipline irakora neza iyo ufite purpose ikomeye ihuza na pira zawe zose. Action step icyo utangira gukora uno munsi, tangira tracking system yawe, unoting progress ya buri munsi, urebe muri za pira eshanu ni zihe ziri weak, ni zihe ziri hasi. Gushyiraho micro action buri munsi, tangira kuri purpose yawe nyayo, urebe pitfalls nuko wakirinda. Discipline ni lifestyle, tracking with avoiding distraction. Iyo uyitoje neza, identity yawe irakura, progress ikomeza kugaragara, success iragera ku rugero rutaziguye. Master your discipline, also master your life. No matter challenges or pitfalls will disappear.